Yesu ashimwe koko bw'Imana, namwe inshuti za YHCC TV, umwami Imana abahe umugisha. Rero muri iki gihe turi mu masengesho y'iminsi 40, murabizi ko turimo dusoza icyumweru cya 4 twinje mu cyumweru cya 5. Turashima Imana ko yabanye natwe. Rero tugiye kubagezaho ijambo ry'Imana dushize ku mutima. Murabizi nkuko bisanzwe ijambo ry'Imana tugira ngo ni umutsima ukomeza umugenzi. Mbere ya byose reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, turagushimye kubw'ubuntu n'imbabazi byawe. Nyemera muri uyu mwanya tugiye kuvuga ibyawe, imbaraga zawe zimanuke kuri twe, kandi buri muntu wese uduteze amatwi, Mwami Imana mu bihugu bitandukanye, umuhe umugisha iri jambo ribe ry'umumaro mu buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12, Baroma igice cya 12 umurongo wa 2. Bibiliya iravuga ngo nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye, amen. Ndagira ngo njye mu gitabo cy'Abacamanza igice cya 6, Abacamanza igice cya 6 umurongo wa 12. Marayika w'Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we. Simbuke ku murongo wa 23. Uwiteka aramubwira ati, humura witinya ntupfa. Gideoni aherako yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho akita Yehova Shalom. Kiracyari ku musozi Ofura w'Abiyezeri na bugingo n'ubu, amen. Murabizi ko turimo tuganira ku mutima ukunda amahoro, cyangwa inyungu z'umutima ukunda amahoro. Muri iyi si ubukene burimo bukomeye ni ikintu bita amahoro. Isi ifite ubutunzi bwose bushoboka kugira ngo abayituye babeho neza, ariko ingorane ikomeye ni ubukene bw'amahoro. Amahoro abantu bagerageza uko bashoboye ngo aboneke, ariko byaragoranye. Amahanga arahura agaterana, abayobozi b'ibihugu bagahura bagaterana, yewe bakubaka n'ibisirikare bikomeye, ariko amahoro ntabwo yigeze aboneka. Njya nkunda kubwira abantu urugero rworoshye cyane mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, harimo ingabo zirenga 20,000 by'umuryango w'abibumbye, imyaka irenga 20 nta mahoro bigeze bazana. Amahoro n'inyungu zo kuyakunda. Abatarashaka baravuga ngo dushatse nkabona umugabo cyangwa nkabona umugore, nanjye nagira amahoro nkaryama ngasinzira. Abanyeshuri bari mu mashuri biga baravuga ngo nindangiza kaminuza nkabona degree yanjye, nkabona masters yanjye, nkabona PhD yanjye, nanjye ndumva nzagira amahoro. Undi akavuga ngo mbonye amafaranga amahoro yanjye yababonetse. Undi akavuga ngo mbaye perezida cyangwa undi mutegetsi ukomeye nagira amahoro. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana, ibyo byose nta mahoro bijya bizana. Nta mahoro bizana. Ni ku isi itekereza, ni ku isi ivuga, ni ku isi yifuza. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntitwishushanye n'abiki gihe, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima mishya, kugira ngo tumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye, bizana amahoro, bizana umugisha. Ndagira ngo mbibutse ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha,
amahoro ukeneye kugira ngo wumve uguwe neza si amafaranga, ntabwo ari umugore mwiza n'umugabo mwiza, si amazu. Hari ababibonye ariko kandi bitigeze bibaha amahoro. Amahoro nyayo ndagira ngo uyumve neza, ni ukuba uzi neza ko nta kibazo ufitanye n'Imana, mufitanye ubusabane bwiza, kandi iyo ufitanye ubusabane bwiza n'Imana bigushoboza no kubana n'abandi neza. Ninde ubishobora rero? Ni umuntu wamaze guhinduka, icyo bita kuba transformed, guhinduka. Njya nkunda kubwira abantu ngo ubukristo ni uguhinduka. Bibiliya inabivuga neza. Kwihana ntabwo ari amagambo, kwihana no guhindukira ukareka icyerekezo wari urimo ukerekeza umutima wawe ku Mana, ukareka ingeso wari urimo ugatangira gukora ibyiza. Ni uguhinduka. Iyo hatari guhinduka, ibindi byose duhora ari ya ndirimbo. Njya nkunda kubibwira abantu buri munsi iyo dusenga, ukumva ngo tubanza twiyeze, twihane. Rimwe na rimwe abantu banasenga ukumva abandi baravuga ati hari abantu batihanye Imana ntiduha umugisha. Kwihana no guhinduka. Ni ryari uhinduka rero? Ni igihe wamaze kumenya ko ufite ikibazo, wamaze kumenya ko inzira urimo. Njya nkunda kubwira abantu urugero, uri mu nzira bakakubwira ngo imbere yawe hari abicanyi, iyo nzira ntabwo wayikomeza, urareka ugafata ikindi cyerekezo kugira ngo abicanyi batakwica. Yesu ashimwe cyane. Duhinduke rwose dufite imitima mishya, kugira ngo tumenye icyo Imana ishaka, aba ari cyo dukora, aba ari cyo tugenderamo, kuko ari cyo cyiza kandi gikwiriye. Dusomye amagambo hano, Imana isanga Gideon, cyangwa marayika w'Uwiteka asanga Gideon. Bibiliya yatubwiye kuri uyu murongo wa 12 ngo marayika yaramubonekeye ngo aramubwira ngo Uwiteka ari kumwe nawe wa munyembaraga we, ugira n'ubutwari. Nta muntu ubasha gushaka amahoro ari ikigwari. Amahoro kuyashaka ni ugutanga ubuzima. Njya nkunda gutanga urugero rworoshye ku ngabo. Abasirikare iyo barimo barwanira igihugu ntabwo yita ku buzima bwe. Murabizi aho biturika twebwe abaturage turahahunga, ariko abasirikare niho bajya. Mwumve ijambo, ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe ubundi bameze bate? Ab'iki gihe ni abantu bashaka kwinezeza, ariko kandi mbibutsa ngo ntabwo turi abacu ngo twinezeze, twaremewe kunezeza Imana. Pawulo yabyandikiye Abakolosayi arababwira ngo Imana yaraturemye, iratwiremera ngo tuyishimishe. Irashaka rero kugira ngo umenye ibyo ngibyo, nubimenya nibwo ugira amahoro. Ndimo ndavuga ku mutima uharanira cyangwa ukunda amahoro. Ni umutima wamaze kumenya neza ko Imana iri hejuru ya byose, kandi kugira ngo ubeho neza ari ukuyishyira mu maboko. Uyishyire mu maboko. Uriya murongo wa mbere w'igice cya 12 cy'Abaroma aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Izindi versiyo za Bibiliya ziravuga ngo niko kuyiramya kwanyu gukwiriye. Iyo twamaze kwinjira muri ubwo buzima, muri iyo nzira yo kuramya Imana, tuba twatangiye urugendo rw'amahoro, tuba twatangiye urugendo rwo gusingira umudendezo. Ngira ngo mbabwire inshuti z'Imana munkurikiranye, aya mahoro mvuga ni amahoro tugira hari intambara. Nimvuga ngo kugira amahoro si ukuvuga ngo ibibazo byavuyeho, kuko ab'isi iyo bayavuga, iyo bayadefinisa baravuga ngo amahoro, igisobanuro cy'amahoro ni ukutabaho kw'ibibazo, ni ukutabaho kw'intambara. Ariko ndagira ngo mbabaze, ni ryari intambara zitazabaho? Ni ryari intambara zitazabaho? Mu Rwanda twanyuze mu ntambara 94 irahagarara, ariko uyu munsi ubajije abantu hari izindi ntambara barimo, intambara z'ubuzima.
umurokore umwe yaravuze ngo iyi ntambara cyangwa ibigeragezo ntabwo bijya bivaho, ahubwo bihindura isura. Uyu munsi turi mu ntambara y'imibereho. Ushobora guhura n'umuntu ukabona umutima we n'umurimo umuhagazemo, arimo atekereza ngo nzabahone, arimo arareba ntazo afite muri Kigali, arimo arareba nta kazi afite, abana bakeneye kwiga, bakeneye kurya, akabura amahoro. Nawe ari mu rugamba rukomeye, kandi Bibiliya yaravuze ngo ntabwo intambara zizashiraho, ariko hari isezerano ry'abafite umutima ukunda amahoro. Nimvuga amahoro mwibuke Imana yacu niyo Mana y'amahoro. Yesu ubwo yaravuze ngo ni umwami w'amahoro. Yesu ni umwami w'amahoro. Agiye arimo ategura abigishwa be mu gice cya 14 umurongo 27 muri Yohana yarababwiye ngo mbasigiye amahoro yanjye, kandi sinyabaha nk'uko abisi bayatanga. Amahoro yanjye abe muri mwe. Aya mahoro ni ayahe? Ndagira ngo tuyamenye. Ni ugusobanukirwa neza ko uri ikiremwa cy'Imana, kandi ubereyeho kunezeza Imana, ubereyeho gushimisha Imana. Ibyo bikaguha imbaraga zo kubaka ubusabane nayo. Aricyo nise ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, mwishyire mu maboko y'Imana kugira ngo mubone amahoro. Ijambo ry'Imana ngira ngo ni muri Yesaya igice cya mbere. Yesaya igice cya mbere ndagira ngo mpasome kugira ngo twumve neza iki jambo ry'Imana rivuga. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 ndaza kugera kuri 19. Aravuga ngo nimwiyuhagire mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi, mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza, muburanire abapfakazi. Imana iravuga ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na sheregi, naho byatukura birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. 19 niyo nkunda cyane. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota y'Uwiteka izabarya. Aya magambo twasomye mu Bacamanza ni igihe Abisiraheli bari bamaze kugoma. Ndagira ngo mbibutse, Imana ibavana mu gihugu cya Egiputa yavuganye na Mose aramubwira ngo babwire nibumvira amategeko yanjye. Ririya jambo ntabwo ari Yesaya wari ubivuze bwa mbere, Imana yari yararibwiye na Mose, nibumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nibagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Imana iha Mose amategeko, iramubwira ngo bwira ubwoko bwanjye ikizatuma babaho mu mahoro nuko bazagendera mu mategeko yanjye, nuko bazanyiyegurira nkababera Imana bakambera ubwoko. Mwibuke bahaguruka muri Egiputa, ntabwo byatinze ngo batangire kwitotombera Imana. Batarambuka inyanja itukura, babwiye Mose ngo turapfuye, tugiye kugwa hano imbere y'inyanja kuko ingabo z'Abanyegiputa ziradukurikiye. Ariko birengagiza imirimo n'ibitangaza Imana yakoreye muri Egiputa, kugeza aho yishe imfura z'abantu n'imfura z'inyamaswa. Imana irabambutsa Yorodani ngo bageze mu butayu, imitima yabo irahindukira isubira muri Egiputa. Ngo batangira kubwira Mose ngo twararyaga amadegede, twaryaga ibitunguru byo muri Egiputa, twari turiho neza, none utuzanye kugwa mu butayu. Ndagira ngo mbabwire icyerekezo Imana itujyanamo ni icyerekezo cy'amahoro, ni icyerekezo cy'umudendezo, ni icyerekezo cy'umutekano. Wicibwa intege n'inzira ubona isa nigoye ngo bitume uhindukiza amaso yawe muri Egiputa. Ngo baragoma, banga kwerekeza imitima yabo ku Mana. Imana ivuga ngo iki? Nusome igice cya 13 n'icya 14 cyo kubara, uraza gusanga neza uburyo Imana yabwiye Mose, aba bantu ndashaka kubica, nzakuremera abandi. Mose aratakamba. Ni igihe abatasi 10 bari bavuye gutata igihugu, bazanye inkuru z'inshamugongo, anyamara Yoshua na Kalebu imitima yabo ntabwo bigeze bahindukiza.
ngo nimwishushanye, nibishushanya, nibemera kwambara umwambaro w'abandi, bahagarara ku cyo Imana yavuze. Niba ushaka amahoro, Imana irashaka ngo uhagarare ku cyo yavuze, ugishakishe, ukigenderemo. Gideon Imana iramusanga, iramubwira ngo uri umunyembaraga kandi ugira n'ubutwari. Ubutwari yari afite n'ubuhe? Nuko Abisiraheli bose bari bahindukiye, bivanga n'abanyamahanga, batangira kuramya imana z'amahanga, bituma Imana rya jambo yavugiye mu kanwa ka Mose ngo umunsi mwahindukiye imana z'amahanga, abo mwatinyaga, ababatinyaga, ababubahaga, bazabubaha uwo munsi, muzajya hasi y'imbaraga zabo, babagireho ububasha. Abamidiyani bagira ububasha ku Bisiraheli. Imana nibwo yahagurukije aba bacamanza barimo Gideyoni. Imana iramusanga imubwira no magambo. Gideyoni ntabwo njya mu magambo yose bavuganye, ndagira ngo mbabwire. Bamaze kuvugana, Gideyoni agira ubwoba. Imana iramusanga uri murongo wa 23, iramubwira ngo humura witinya. Imana kugira ngo umenye ko ari Imana y'amahoro, nuko buri gihe ijambo ryayo riraduhumuriza. Nta handi hantu twabona amagambo aduhumuriza. Ndagira ngo mbabwire, rimwe na rimwe n'abana mwibyariye bajya babasha kubabuza amahoro n'umutekano. Umugabo wakubwiye ngo ndagukunda, mu gitondo kimwe akakubwira ngo arakwanga. Umugore akaguhinduka, ababyeyi bakaguhinduka, inshuti wagiriye neza zikaguhinduka. Ariko buri gihe cyose Imana idusanze iratubwira ngo duhumure. Ibwira Gideyoni ngo humura, witinya, nta gupfa. Abari muri presence yanjye, abahindukije umutima yabo kugukunda amahoro, kugukunda Imana, kugushaka mu maso hanjye, ntabwo bajya bapfa. Umva icyo Gideyoni yakoze, ngo Gideyoni aherako yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Jehova Shalom. Ndagira ngo nkubwire ngo ukeneye Jehova Shalom, Imana y'amahoro mu mutima wawe. Wari murira ngo ntabwo mfite uko ndiho, uraganya ngo nta mafaranga, uraganya ngo nta muntu ukwitaho. Ndagira ngo nkubwire, ikibazo ufite ntabwo ari abantu, ikibazo ufite ntabwo ari ibintu, ikibazo ufite si uko utize, ikibazo ufite si uko nta muntu wo kukuvugira uhari, ikibazo ufite ni uko udafite Jehova Shalom mu mutima wawe. Gideyoni Imana imaze kumubwira utyo, ikintu yakoze ngo yubaka igicaniro. Ndagira ngo mbasobanurire kino gicaniro icyo gisobanura. Iki gicaniro ni ukongera kuvugurura isezerano n'Imana. Ari ryo rya jambo nasomye mu Baroma ngo muhinduke rwose mufite imitima mishya, mureke kwishushanya n'ab'iki gihe, mufate icyemezo cyo guhindukiza imitima yanyu ku Mana. Yubaka igicaniro. Iki gicaniro cyasobanuraga ngo Mana, ndashaka gukorana isezerano ry'amahoro nawe, ndashaka gukorana isezerano ry'amahoro nawe, ndashaka kubaho ntekanye. Ndagira ngo mbabwire, si intwaro zikomeye, ntabwo ari ubwenge, si ubuhanga, si amashuri bidushoboza kunesha ababisha bacu, nuko Imana iba mu ruhande rwacu. Umva ikintu Imana yamubwiye amaze kubaka igicaniro, yamusezeranyije kumurinda, kuko yari amaze kumubwira ngo nta gupfa. Amaze kubaka kino gicaniro, Imana nibwo yamuganirije, iramubwira ngo uragenda urwane n'Abamidiyani kandi uzabanesha nk'unesha umuntu umwe, kuko ngewe Uwiteka ndi kumwe nawe kandi nabakugabije. Ndashaka ngo mwumve bino bintu bine. Iyo wamaze gukorana isezerano n'Imana ry'amahoro, kubwo kwa mutima wasobanukiwe ko uyakeneye, uyashaka, kandi nta muntu wundi wayaguha uretse Imana yonyine, Imana igusezeranya kurindwa nayo. Yesaya 26 umurongo wa 3 ngo ugushikamijeho umutima azaba amahoro. Icya kabiri, Imana iguha kuzura n'abanzi bawe, iguha kuzura n'abanzi bawe. Imigani 16 umurongo wa 7 aba ngo igihe imigenzereze yawe inejeje Imana, ngo Imana iguha kuzura n'abanzi bawe. Imana iguha kuzura n'abanzi bawe.
igihe cyose wanejeje Imana. Ndagira ngo mbabwire inshuti z'Imana munkurikiranye, nta kibazo dufitanye n'abanzi bacu. Imana yabwiye Yehoshafati iramubwira ngo bariya abanzi baguhagurukiye wigira ubwoba, ntuterwe ubwoba nabo, kuko urugamba ntabwo ari urwawe. Uzi ikintu Imana yamutegetse? Yaramubwiye ngo wowe hagurutsa abaramyi Imana. Nta kindi kintu kibasha kuduha amahoro no kwirukana abanzi imbere yacu no kuduha kumvikana nabo, kuzura nabo, uretse igihe imitima yacu yanejeje Imana. Navuga Elisa byagenze gute? Yari umuntu ufite umutima ukunda amahoro, umutima ukunda Imana, umutima uharanira gushaka Imana. Igihe Abasiriya bamugotaga, Imana icyo yamukoresheje ni iki? Yamuhaye ububasha bwo kubahuma amaso ngo arabajyana bageze i Samariya. Abagejejeho ntabwo yabishe. Umwami w'Abayuda yashatse kubica. Elisa aramubwira ngo hari ijambo rivuga ngo umwanzi wawe nanasonza uzamugaburire, mu batekera ibiryo barye. Bagenze urugendo rurerure, bamaze kurya arababwira ngo mujyane amakuru y'ibyo mubonye muri Siriya. Ku ngoma y'umuhanuzi Elisa, Siriya yatinye Isiraheli kugeza iminsi yose yabayeho. Imana ntabwo iguha kuzura n'abanzi bawe gusa, ahubwo iguha no gutinywa nabo. Iguha gutinywa nabo. Narimo mvuga kuri Yosefu bene se banze. Nusoma igice cya 50 uhere ku murongo wa 15 kugeza 21, nuko igihe Yakobo yari amaze gupfa. Sindi bujya mu mateka y'uburyo bamwanze bakamugurisha, akajya kwa Potifari agakubitika, akajya muri gereza agakubitika, ariko uyu mugabo akomeza guharanira umutima ukunda amahoro. Byagenze gute? Ngo baraza baramubwira ngo data atarapfa yaravuze ngo uzatubabarire. Kubwe undi arababwira ati nta kibazo mfitanye namwe, sindi Imana ngo nihorere, kubera ko nashatse kungirira nabi, ariko Imana ibizanisha kungirira neza. Uratinya abanzi bawe, bigatuma ujya mu bapfumu no mu barozi, bigatuma wica, bigatuma ugambana. Ndagira ngo nkubwire, reka kwishushanya n'abiki gihe, hindukiza umutima wawe ku Mana. Imana mu ruhande rwacu, Paul yaravuze ngo umubisha wacu azabande. Niba mu ruhande rwacu, ninde uzaguhangara? Zaburi 125 ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega. Icyanyuma, Imana iduha guhirwa. Ndagira ngo nsome iyi Zaburi ya 92, ya Zaburi ya 91 mu murongo wa 14 no 16 n'indangiza sozi. 91:14 haravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Niki giteye abantu ubwoba bigatuma bashaka kwitwara nk'uko usi yitwara? Nuko tudafite Imana. Nababwiye ngo kugira Imana mu mutima wacu biduha amahoro, biduha gushikama. Byatumye Saduraka, Meshake na Abedenego badatinya umuriro, bawinjiyemo banezerewe bahimbaza Imana. Gutunga Imana mu mutima byatumye Paulo na Sila baramya Imana bari ku munyururu. Byatumye umugabo bita Stefano asabira umugisha bamuteraga amabuye. Kubera iki? Yari afite Imana. Niki kiri mu mutima wawe? Nubona abantu bagenda bafite impagarara, bafite ubwoba bw'ibyo banyuramo n'abantu, ujye umenya ngo nta Mana iri muri bo. Imana irashaka ngo uhinduke rwose, ugize umutima mushya, utishushanya n'abiki gihe. Gideon Imana yamutoranyije kuko yabonaga hari uburyo yatandukanye n'Abayuda bagenzi be, bituma Imana iza mu ruhande rwe kandi irigaragaza, yewe bihesha n'amahoro bene wabo nubwo bari baravuye ku Mana. Ndagira ngo dusenge Imana wibutsa bino bintu. Ni nugira umutima uharanira gukunda amahoro. Nababwiye ngo amahoro ni ugukunda Imana, ni ugukunda Yesu ukamuha ubuzima bwawe. Uzarindwa n'Imana, Imana izaguha kuzura n'abanzi bawe, Imana izaguha gutinywa n'abanzi bawe, kandi izaguha guhirwa
muri byose uzagubwa neza, abanzi bawe bareba, ushishe bareba, utera imbere bareba, kubera ko Imana iri mu ruhande rwawe. Data nguhaye icyubahiro, ndagushimiye kubwo kugira neza kwawe. Uri Imana y'amahoro, uri umwami w'amahoro. Reka amahoro yawe aganze mu mitima y'ubwoko bwawe, bantu bakugarukire, bakwakire, kugira ngo ugendere muri bo. Nugendera muri bo bazanesha, bazakomera, ntacyo bazatinya, kuko bazi neza ko uturwanirira twebwe abakwizera. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.